ariko kimwe nagira karako nyene ako warugezeko ko tumenya ko tukiri mu isi hari ibibazo nubwo dufite data wo mu ijuru Imana yacu turi kumwe ibyo bibazo ntibibura nta kwirara ngo ijuru twararibonye ngo turi mu ijuru kandi tukiri muri ibi bibazo tukiri mu isi irimo ibibazo byose tubona ngaha ukosheje ukoze ikosa iryo ari ryo ryose umenye ko wakosheje usaba imbabazi. Reka mvuge ku mbabazi gato. Ubundi agakiza ni iki? Bibiliya avuga muri Luka 1:77 ngo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Sibyo? Agakiza umushyitsi wacu. Reka tuganire. Bibiliya avuga muri Luka 1:77 agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ariko nkuko muze yabivuze utaranakora icyaha ubundi uri umunyabyaha. Ntabwo ikikugira umunyabyaha ari ibyo wakoze, ahubwo ibyo ukora ni ibiranga ko uri umunyabyaha kubwa yakavukire yawe mbi ukomora kuri Adamu. Sibyo? Agakiza ni iki? Agakiza no kubabarirwa ibyaha. Sibyo? Ariko Imana ikabitara tubabariye ibyaha ibyirengagije, ahubwo abitubabariye ibabarije undi mu cyimbo cyacu. Sibyo? Yabitubabariye, yadukuyeho urubanza rw'ibyaha ari ukwirushize ku wundi ari we nde? Ari we Yesu Kristo. Sibyo? Imana imaze kumuhana, imuhaniye ubunyabyaha bwacu, iravanga ibyaha byacu n'ubugome ntizabyibuka. Abayoburayi 10:17 Dawidi avuga amahirwe, Pawulo abigarukaho mu Baroma 4 guhera ku murongo wa 7 aravuga ngo dore amahirwe y'umuntu Uwiteka atabaraho atabiyeshejwe n'imirimo ye, ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho ibyaha bye bigatwikirwa, ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Sibyo? Ubwo wakijijwe n'indi n'umuntu Imana yemeje ko itakimubaraho, ariko kubera ko ibyaha byari bibaze kuri Yesu kandi ikabimuhana. Sibyo? Bivuze ngo igihano cyari gikwiriye umunyabyaha bwawe cyose Imana yagihanye Yesu, kandi Yesu yarakirangije. Biri kumvikana? Reka nongere mvuge iki ko niba Imana ikikubaraho icyaha uri umupfu imbere yayo. Kubera igihembo by'ibyaha ni iki? Nta cyaha kiba imbere y'Imana. Icyaha kingana n'urupfu imbere yayo. Umuntu wese Imana ikibaraho icyaha imubara nk'utariho, nk'utandukanijwe nayo byiteka ryose. Umuntu wakijijwe rero ni umuntu wakize urupfu rw'iteka, ni umuntu wakize gutandukana n'Imana byiteka byose. Abikesha iki? Abikesha ko nta cyaha Imana ikimubaraho kugeza iteka byose, kuko ibyo yamubaragaho byose bibaze kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Abaheburayo 9:22 aravuga ngo amaraso atavuye ntariho kubabarirwa ibyaha. Iyo umuntu yizeye Yesu aba ababariwe ibyaha bye mu gihe kingana n'iteka byose. Ntabwo amagambo mbwira mugenzi wanjye yo kwaturirana n'ibindi mujye mukora mu byumba by'amasengesho nanjye nakoraga, ntabwo ari yakuraho umuntu amaraso atavuye ntiyabo kubabarirwa. Icyatumye Imana itongera kutubaraho icyaha ni amaraso yande ayo yonyine. Muri njye avuga ngo nta kindi gihesha mu isi ndetse no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Bundu ndabengera avuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntabwo nshira urubanza rubi. Ndagira kubwira umuntu utsinda mu rubanza rw'Imana n'umuntu Uwiteka abonaho
amaraso ya Yesu munamucira urubanza ahubwo amwita amaraso atavuye ndagaruka ntari ukubabarirwa ibyaha. Hanyuma rero ko umuntu amaze kubabarirwa niwe yabarije ngira ko umuntu amaze kubabarirwa Imana itakimubaraho icyaha, noneho nakora icyaha bizagenda kandi Imana itakigira gute. Muri iyi ndunda aravuga ngo ayo maraso adukiza mu buryo ngo amazi n'amaraso, amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binyuzuye urubanza rw'ibyaha n'imbaraga bizabyo amazi n'amaraso yo mu rubavu rwa Yesu bidukiza uburyo bwose. Icya mbere bidukiza n'urubanza, icyo ntigisubirwaho, icyo gikiri akadomo ntabwo ari akitso, bizakitso wongera ugakomeza, ariko shyizeho akadomo urashobora ngo bigize gute. Ibyo ni byose yavuze ngo byose bivuze ngo wizeye Yesu ubukiza urubanza rw'icyaha mu buryo bw'iteka ryose. Ntudakize byasaba ngo Yesu yongera apfe ku rwego by'ibyaha cyangwa se ugategereza kuzapfa kandi by'iteka ryose. Nta kindi kintu cyagukuraho icyaha imbere, ariko batubwiye ngo kandi hari no gukira imbaraga z'ibyaha. Reka mvuge ngo umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo ubuzima bwe no kugenda yumvira kuko abonye za mbaraga ziva ku Mana. Arega umuntu wese ugenda neza n'uwo Imana yababariye. Hari ikirema Yesu yahagurukije cyavutse kirema, aramubwira ngo ibyaha byawe, ariko si byo gusa ngo byuka wikorere. Iyo umaze kubabarirwa ibyaha ni nabwo wikorera uburiri bwawe ukagenda. Kubera ko ahari icyaha nta buzima buhaba. Umuntu Imana ibaraho icyaha ni umupfu imbere yayo. Umuntu wabariwe ibyaha niwe wavuye mu rupfu akajya uwo nguwo noneho anikorera uburiri bwe akigendera. Baramubwira ngo ntuze kugira ubwira ibyakubayeho bikamunanira kubihisha. Uwatangira kwamamaza ibyagize gute. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho. Yo impanuka zibaye uwo muntu agakora icyaha, ese bigenda gute? Ese arongera akababarirwa hoya? Uwo muntu yababariwe by'iteka, nta zindi mbabazi Imana yabona keretse zishingiye ku cyo Yesu. Ahubwo Bibiliya ivuga ngo uwibaga ntakongere, turi kujyana, uwibaga ntakongere akoresha amaboko ye kugira ngo abone ibimukenura, anakenure abakene. Biravuga ngo ubuntu bw'Imana muri Tito 2, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu buzanira abantu bose bwarabonetse. Ubwo bavuze imirimo se, ubwo muri bwo butwigisha kureka kutubaha. Uwo ni umurimo ubuntu bukorera mu muntu w'Imana. Bugenda bumwigisha kugira gute? Ntabwo bumwigisha kujya gukora ngo ubundi naje kujya bibwira ngo nabo basengana mu cyumba. Ahubwo bumwigisha kugira gute? Bireke. Uri kubaza ngo mbese ibyo nakora maze kwizera Yesu byo ngo wabyihoreye se. Indagutumye gukora nta murimo abakiranutsi bafite w'icyo gukora. Biravuga ngo Imana imaze kwiyunga natwe ku bwa Kristo, yaduhaye umurimo wo kuyunga. Icyo usabwa none wahubwo ni ukwemerera Kristo agakorera muri wowe, akagenda akoresheje iki, naho urubanza rwo rwagize gute, rwarangiriye. Nuko rero niko muze yavuze Abaroma 8:1, abari muri Kristo Yesu nateka twaricirwaho dute kandi hari undi. Ariko mujye mubyumva neza,
ariko ubazo w'icyaha wajya mu muriro ntabwo bakubwira kugenda ukibwire mugenzi Yuda se nyabivuze Yuda ngabonye ku rubanza rutsinze aravuga ngo nagambanira amaraso atariho amafaranga n'atarayarya aragiye afite aravuga ati nigiriye inama rero Yuda ariko mu madini ahafite ijambo rikomeye ngo nigiriye inama Ndegasubize iby'abandi amafaranga ngize amahirwe yaragihari reka ngire gute reka nyasubize amafaranga yose agira gute arayasubiza amaze kuyasubiza se yumvisha Imana imwemeye ndagira ngo mumbwire yari yihanye neza anasubije yumvisha Imana imwemeye byarangiye agiye iyo nzira yo kwikiza ibyaha ntabwo ibaho imbere birikumvikana imbonga ni kwira ibyaha by'umuntu n'amaraso ariko ntibivuze ngo kuko umuntu yababariwe agiye kwikorera ibyo ntabwo bibaho ahubwo imbabazi ni imbaraga zirekesha umuntu ibyaha hari umugore wamenyeho Yesu amavuta y'igiciro cyinshi ayamusutseho abantu babimo n'abigisha baramubwira ati ateye amavuta ko henze cyane wari kuyagurisha amafaranga avuyemo akayafashisha Yesu aravuga ati uyu abakene muzagira muto reka mbabwire igituma uyu muntu amenyeho aya mavuta y'igiciro cyinshi ngo nuko wabariwe bya byaha bye byose ngo uwabariwe byinshi nawe akunda kandi agashima ntabwo imbabazi Imana yaduhereye muri Kristo Yesu z'iteka ryose ari umusemburo wo gukora ahubwo ni umusemburo icyambere zituhindura abazima imbere y'Imana zituhindura abazima kuko ubarwa w'icyaha ntabwo ubuhari sibyo ubutandukanijwe iyo Imana igukuyeho urubanza rw'ibyaha ubuhindutse muzima niba bivuga ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro hego reka mbabaze se umuntu wari ikirema bamuhagurukije abaye muzima nibwo agenda nabi iyo umuntu ari ikirema akababarirwa akavuga ati ukubaye noneho muzima haguruka ugende nibwo ajya yagenda nabi kurenza mbere yari yaryamye atabasha kugenda impungenge rero ufite